kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Imana ibahe umugisha. Uyu munsi ni umunsi wa kane w'igitaramo cyacu kuri Rabivivaguye TV. Nitwa Donata, tukaba tugiye gufatikanyiriza hamwe tukaganira ijambo ry'Imana biboneka mu gitabo cya Yobu. Yobu 42 igice cyaho cya mbere kugeza ku cya kabiri, turaza kongera dusome n'umurongo waho wa 10. Haranditse ngo Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Amen. Umurongo waho wa 10 uravuga ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramwunamura amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mugabo bita Yobu ndamukunda cyane kubera ko n'umugabo ufite amateka meza mu ijambo ry'Imana. N'umugabo wakubera urugero rwiza wakurikiza muri uru rugendo rujya mu ijuru. Yobu ndamukunda cyane. Uyu Yobu ngo yari atuye mu gihugu cya Usi kandi ngo yari umukiranutsi w'intangarugero, ngo yubahaga Imana. Ariko kuba yarubahaga Imana ntabwo ibyo byatumye ibyago bitamugeraho. Kuba yarubahaga Imana ntabwo byatumye Satani atamusanga ngo amugerageze. Yobu ngo yari umukire, ngo yari atunze, ngo yari yaragiriwe umugisha, ngo ndetse no mu rubyaro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ariko ngo Yobu muri uko gukiranuka kwiwe, ngo Imana yageze naho imutangira ubuhamya, ngo ibwira Satani ngo se ngo waba wabonye ngo uburyo umwana wanjye Yobu ngo ari umukiranutsi. Ngo nuko Satani asubiza Uwiteka ati, ngo impamvu Yobu akiranutse ngo nuko wamuhaye byose, ngo impamvu Yobu akiranutse ngo nuko ntacyo yagusabye ngo umwime, ngo ngaho mume gatoya. Ngo Uwiteka ngahereza Yobu Satani ngo ariko arayibwira ngo ndicyo nkwimye n'ubugingo bwe. Imana ishimwe ko ijya yimana ubugingo bwacu. Birashoboka yuko Uwiteka yagutanga, birashoboka yuko Uwiteka yagutanga kugira ngo Satani akugerageze, ariko ntabwo ushobora kwemera yuko ubugingo bwawe bujyanwa n'umwanzi Satani. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu Yobu rero yarageragejwe, ageragezwa mu byo yari afite. Ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo Imana izajya gukura ikigeragezo ku ruhande ngo ikikuzanire. Oya, ikigeragezo kizaba bumwirirwana, ikigeragezo kizaba ubukire ufite, ikigeragezo kizaba ubutunzi ufite, ikigeragezo kizaba mu kazi ukora. Ikigeragezo ntabwo kizava ahandi, ahubwo kizava muri wowe, kizava kuri wowe, ntabwo kizava ahandi. Yobu ngo Satani amugerageza kuri ibyo ngibyo yari afite. Yobu yari atunze kandi atunganiwe. Yobu yari yarahiriwe mu rubyaro. Yobu yari yarahiriwe muri byose. Ngo yari afite ingamiya, ngo yari afite amatungo yose yari ayafite. Aho ngaho ariho Satani ahera umubiri we. Yobu yari mwiza, ngo Satani ahera ku mubiri we, ngo aratangira aramugerageza. Yobu ahangaha yarageragejwe, arageragezwa, arongera arageragezwa. Muri iki gihe natwe dusigaye tugeragezwa. Umuntu arageragezwa ariko akumva yatangiye kwibaza ku Mana, akumva atangiye kwitotombera Imana. Oya, ntabwo ari byo bikwiye. Yobu iki gihe yari ari mu kigeragezo. Yobu iki gihe yari arimo arageragezwa. Ndabizi nta gihe na kimwe yigeze ateshuka ku Mana, nta gihe na kimwe yigeze yitotombera Imana, ahubwo Yobu yakomeye ku Uwiteka. Yobu akomera ku Uwiteka. Ndibuka hari aho nasomye ngo baraza baramubwira ngo Yobu we, ingamiya zawe zose zirapfuye, ngo Yobu we, ngo amatungo yawe yose agushizeho. Ngo Yobu arangije arabasubiza ngo kuko ari Uwiteka wabimpaye, ngo nzikazampa n'ibindi. Yobu igihe kiragera, umugore we aragenda, abana be bose bamushiraho. Arangije Yobu ngo aravuga ngo navuye mu nda ya mama ngo nambaye ubusa, ngo nzasubira mu nda y'isi ntacyo nambaye. Yobu yararwaye, arageragezwa, agera naho kwishimisha ururo. Ni ibintu bikomeye cyane. Muri iki gihe umuntu ari kurwara akumva yitotombeye Imana mu gahe gatoya maze arwaye, akumva atangiye kwibaza ngo agatangira kuvuga ngo nta Mana ibaho. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo nyuma y'ibyo byose uri kunyuramo, hari Imana ishobora byose. Hari Imana ishobora kugukura aho hantu uri ikakugeza ahandi. Kandi ndagira ngo nkubwire ngo impamvu wahuye n'ikigeragezo ni uko ari Satani wagusabye nyuma y'ubuhamya bw'Imana yagutangiye. Birashoboka yuko ari Imana yagutanze kugira ngo ugeragezwe, ariko ndagira ngo nkwibutse ko nanone nubwo yagutanze ntabwo yigeze itanga ubugingo bwawe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Umutwe w'ijambo tugiye kuganiraho uyu munsi uravuga ngo kunamurwa n'Imana. Alleluia. Kunamurwa n'Imana. Ahangaha
ijambo bivuga kunamura, kunamura ni ijambo risobanura mbese kunamurwa. Umuntu ntago yakunamurwa atarunamye, ntago bishoboka. Ugomba kubanza kunama kugira ngo uzunamurwe. Bivuze iki? bivuze ngo ahangaha Yobu kugira ngo yunamurwe n'Imana nuko yari yemeye guca bugufiya akunama, nuko yari yemeye kwemerera Imana akunama. Yobu yari umukiranutsi mu byo yakoraga byose. Nabahereza urugero, hari igihe umuntu aba akeneye guca ahantu runaka, ariko kugira ngo ahace bikamusaba kubanza yaca bugufi kugira ngo abashe kugera aho hantu. Icyo ukwiye gukora nta kindi, ni uguca bugufi. Nyamara iyo uciye bugufi ugera imbere ukisanzura, iyo uciye bugufi ugera imbere ukunamurwa. Nta kintu cyose kidashoboka. Ahangaha Yobu yahuye n'ibibazo byinshi, ariko nyine agera naho avuma umunsi yavutseho. Ndagira ngo mubwire ngo muri iki gihe turimo nta muntu urahura n'ibigeragezo nk'ibya Yobu ku buryo yakwitotombera Imana. Birashoboka yuko wahura n'ibibazo, wahura n'inzara, amadeni akakubana menshi, ariko ndagira ngo mubwire ngo muri ibyo byose uri guhura nabyo, muri ibyo byose uri kunyuramo, Uwiteka niwe ushobora byose, kandi burya agufiteho umugambi, kandi ubu nta cyabasha kurogoya umugambi wayo kuri wowe. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ku murongo wa 10 twasomye ngo Yobu agisabira bagenzi be ngo Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite. Kabiri, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Muri iki gihe turimo uri guhura n'ikibazo ukihugiraho, twahura n'ibigeragezo ukihugiraho, ariko ndagira ngo umubwire ngo uko wasengeraga bagenzi bawe utarahura n'icyo kibazo, uko wasabiraga bagenzi bawe, ijambo ry'Imana riravuga ngo gutanga biruta guhabwa, ngo kandi ngo dusabire bagenzi bacu ngo kugira ngo duhabwe ubugisha n'Uwiteka. Ndagira ngo umubwire ngo uko ubifurije umuntu, Imana iguhereza icyo umwifurije igikubye inshuro 7. Ndagira ngo umubwire ngo nubwo uri guhura n'ibibazo, nubwo uri guhura n'ingorane, ahangaha ngo Yobu yamaze gusabira bagenzi be. Baba bagenzi be mvuga ntago ari babandi bo ku ruhande b'inshuti ze, oya, abo bagenzi be yego nabo bari inshuti ze, ariko muri iki gihe yari arwaye ni babandi bazaga bakamushoma. Muri iki gihe yari afite ibibazo ni babandi bazaga bakamuca intege, bakamubwira ngo Yobu gihakana Uwiteka, bityo ubuzima bwawe birongera bujye mu buzima bwiza. Ariko Yobu akibuka yuko hari imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye, akibuka agasubiza amaso inyuma akabona ko hari ibikomeye Imana yamutambukije, akibuka yuko abari bamukurikiye Uwiteka yabasinzirije guhera, akavuga ngo Uwiteka ntabwo nshobora kukuvaho, akavuga ngo Uwiteka ngukomeyeho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ahangaha rero Yobu yageze igihe aravuga ngo nubwo bari abandwanyije kuriya, nubwo bose bansabaga kuva ku Uwiteka, arangije apfukama aca bugufiya abasabira ku Uwiteka. Ngo Yobu ngakimara gusabira abo bagenzi, haleluya. Birashoboka ko hari ibicane by'uri guhura nabyo muri uru rugendo, birashoboka ko mu kigeragezo cyawe hari ibiri kugusaba kwihakana Uwiteka, birashoboka yuko muri ibibazo byawe hari ikiri kugusaba. Yobu ahangaha kugira ngo Uwiteka mwunamure yamuhaye ikigeragezo, ariko yagiraga ngo imugerageze irebe ko Yobu ari ku kigero gishitse. Birashoboka ko nawe impamvu Imana yakugerageje ari kugira ngo irebe ko uri ku kigero gishitse. Banyarwanda, birashoboka ko impamvu Imana yatugerageje ari kugira ngo irebe ko turi ku kigero gishitse. Abantu bose bakurikiranye iyi TV, ndababwira ukuri yuko hari igihe Imana impamvu yemeye kutugerageza ari kugira ngo irebe ko turi ku kigero gishitse, nkuko yabigenje kuri uku kwa Yobu. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo muri iki gihe turi mu bigeragezo, muri iki gihe tugeragejwe, reka duce bugufiya dusabire bagenzi bacu, reka duce bugufiya twemere kunama, reka duce bugufiya twemerera Imana, reka tureke kwitotombera Imana, bityo Imana ndabizi neza ko izatwunamira. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana izadushumbusha, ndagira ngo mbabwire ngo Imana izadukubira kabiri, ndagira ngo mbabwire ngo nitwabasha gusabira bagenzi bacu, Imana izadukubira 7. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Icyo nababwira, ijambo nababwira uyu munsi, icyo nabifuriza uyu munsi, ni ukwemera kunamirwa, ni ukwemera guca bugufiya kugira ngo ejo hazaza tuzunamurwe n'Imana. Icyo nababwira kuri uyu munsi ni ukwizera, kugira ngo nubwo tubona bikomeye twizere ko Imana ishobora byose, ngo kandi nta kibasha kurogoya imigambi yayo kuri twebwe. Wowe umaze gukurikirana ijambo ry'Imana aho waba uri hose ku isi, birashoboka ko hari igihe wagezemo cy'ibigeragezo
ibigeragezo ugatandukira ukumva ushatse kwihakana Imana, ariko ndagira ngo umubwire ngo aho waba uri hose reka upfukame tugusengera Imana. Birashoboka ko muri iki gihe turi abantu turi ku isi, kandi ngo uri ku isi ngo ufashe igihe mu ntambara. Reka mbabwire muri iki gihe turimo umukobwa ari kubura amavuta yo kwisiga kandi yari umurokore akihakana Imana akajya kuyashaka ahandi hantu, umugabo akabura uburyo akihakana Imana akajya kwambura bagenzi be. Ariko ndagira ngo umubwire ngo aho waba uri hose ku isi, birashoboka ko iri jambo hari aho uri gukoze ku mutima, birashoboka ko hari igihe cyageze ukumva ushatse kwihakana Imana. Ndagira ngo umubwire ngo aho waba uri hose ku isi hose pfukama tugusengera Imana. Birashoboka ko Imana yakugarukaho bundi bushyashya, birashoboka ko Imana yakongera, kandi Bibiliya iravuga ngo birashoboka ko n'igiti cyatemwe ngo cyakongera kigashibuka ngo kandi kikera imbuto zikwiriye. Pfukama aho uri hose tugusabire ku Mana. Imana iracicaye ku ntebe y'imbabazi, ihorana impuhwe n'ibambe, yiteguye kukubabarira. Wowe wiyemerere, tera intambwe imwe yonyine iratera izindi 99 igusanga. Pfukama tugusabire ku Mana. Turagushimye Mana yacu, tugushimiye kuri Imana yacu bwite, tugushimiye kuri Imana ishoboye byose, tugushimiye kuri umukozi w'umuhanga. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo uzaza aho uri ngo nawe uzamusanga. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo abarushe n'abaremerewe ngo nimunsange ndabaruhura, kandi rirongera rirambwira ngo uzakomanga nzamwugururira. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mweretse aba bantu, mweretse Mwami uyu muntu wese wemeye guca bugufi yakubwira ijambo, yibutse ko Mwami hari aho yatandukiriye, yibutse ko hari aho yashatse kwihakana, aremeye aciye bugufi imbere yawe Kristo. Ndakwinginze kugira ngo umubabarire, ubuntu bwawe n'imbabazi bibane nabyo nawe. Reka Mwami wongere umugarukeho bundi bushyashya, reka umubere Imana, reka Mwami ube Imana mu buzima bwe, reka Mwami wongere umugarure, wongere umugarure. Urakoze kwira Imana, ngaho komeza ubane nawe, jya uhaza kwifuza kwiwe, Mwami ujye umugenderera igihe icyo ari cyo cyose, kandi Mwami agufite ntakifuza undi murengezi. Urakoze kuri Imana, urakoze kuri abana nawe, kandi Mwami ugakomeza kumwiyoborera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuko Imana itazababaza umuntu iteka, mu gihe gikwiriye Uwiteka yibutse Yobu. Yabonye kwihangana kwe kuri ku kigero gishitse, aramushumbusha amumara umubabaro, aramushumbusha amumara umubabaro. Kuko Imana itazababaza umuntu iteka, mu gihe gikwiriye Uwiteka yibutse Yobu. Yabonye kwihangana kwe kuri ku kigero gishitse, aramushumbusha amumara umubabaro, aramushumbusha amumara umubabaro. Nuko Uwiteka yunamura Yobu, aramuhira, amugirira neza bwa nyuma kurusha ubwa mbere, amusubiza ibyo yari afite, amukubiye kabiri. Nuko Uwiteka yunamura Yobu, aramuhira, amugirira neza bwa nyuma kurusha ubwa mbere, amusubiza ibyo yari afite, amukubiye kabiri. Hanyuma yo kubazwa nawe Imana iragusekeje, hanyuma y'amarira menshi nawe Imana iraguhojeje, hanyuma yo kubura urubyaro ubyaye karindwi, hanyuma y'ibyo irakunamuye. Nuko Uwiteka yunamura Yobu, aramuhira, amugirira neza bwa nyuma kurusha ubwa mbere, amusubiza